Karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo habereye biteye ubwoba byarejeje abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, nuyumva nawe uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko yasambanyije inka ku iki gicamunsi hari ku itariki zisanga 24 n'iz'ukwezi kwa gatandatu. Uyu mugabo yaje gusambanya inka birangira yitabye Imana. Inka yasambanyije saa 12 za mu gitondo apfa saa 12 za nimugoroba, dore ko uyu mugabo yasambanyije inka arangije ajya mu rugo iwe araryama, ndetse umugore aramukangura nga aze arye. Umugabo arabyanga niyaza kurya, noneho umugabo aza kwitaba Imana. Umugore agiye mu cyumba asanga umugabo yarangije kwitaba Imana. Nuko nguko barebye mu ifamu yakoragamo, bareba kuri kamera ngo barebe yuko umugabo yaba yarozwe cyangwa yagiriye ikibazo ku kazi, bakaba bamuroza akaza gupfira ku kazi. Sinzi ukuntu barebye kuri kamera ku ifamu yakoragamo basanga arimo arasambanya inka, bityo rero bahita bavuga yuko asanzwe ayisambanya buri munsi. Ushobora gusanga iyi nka yamwanduje ibirwara. Ako kanya imbangukiragutabara ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ize itabare ubuzima bw'uyu nguyu atarapfa, kuko bayihamagaye ari gusamba. Imbangukiragutabara yaje yirukanka mu kwagira isanga umuntu yashijemo umwuka, imupimye basanga yitabye Imana. Ahita hamagarwa imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi yaje itadwiyambitse ihita imutwara kugira ngo akorerwe isuzumwa. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari indakemwa ndetse ari inyangamugayo, ntago bari bazi ko bino bikorwa byo gusambanya amatungo yabikora, koko yari yiyubaye, dore yuko ngo uyu mugabo yari umusirimu ku rwego rwo hejuru nubwo yakoraga mu ifamu. Uyu mugabo yakoraga mu ifamu mu rwego rwo kuba ari veterineri wavuraga zino nka. Ntago abaturage bari bazi ko izi ngeso n'imico mibi yo gusambanya amatungo ayigira, dore yuko abaturage bavuze yuko kugira ngo usambanye inka hano ku muhanda haba ari abakobwa bicuruza, bityo rero wagenda ugafata umukobwa ukamwishyura amafaranga ukagenda ugakemura ikibazo ubundi warangiza ukigendera. Dore ko abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari afite n'umugore, bityo rero yari kugenda agasanga umugore we agakemura ikibazo cyiwe, ahubwo bivuze ko yari afite ikindi kibazo, kuko ntabwo umuntu muzima yajya gusambanya inka. Umugore we ku makuru yatanze avuga yuko umugabo hari amaze umwaka atakora imibonano mpuzabitsina cyangwa atujuje inshingano zo mu rugo, ndetse umugore akajya abaza umugabo ati ikibazo ni ikihe ko tudakora amabanga y'abashakanye. Umugabo akavuga yuko azabikora ariko ako kanya atabishaka. Kumbe umugabo acarwa nyiramucyamo akajya gusambanya inka. Umugore yabimenye uyu munsi, dore ko ngo umugabo yazaga yananiwe akaryama ndetse ngo akarara yishimagura ku gitsina, bityo umugore yamukoraho umugabo akamushibura, ngo birangira umugabo afashe icyumba cye cy'abashyitsi akaba ari cyo abamo n'umugore akaba mu kindi cyumba, bityo umugore namenye ibyo ari byo. Ndagira ngo n'umugabo aba yananiwe kubera akazi kenshi aba yakoze arabyihorera, nibwo umugore yumvise ko umugabo we asambanya inka, bikaba aribyo byatumye yitaba Imana. Umugore yaguye mu kantu akubitwa n'inkuba, abura icyo yavuga abura n'icyo yakora. Arangije icyo yakoze we ni ukurira gusa. Imbangukiragutabara yahageze imupimye isanga yitabye Imana. Umugore nawe ahita agwa igihumure, ahita hamagarwa imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo kugira ngo batware umurambo bawukorere isuzumwa, dore ko uyu murambo uno munsi bari buze kuwushyingura ni ku itariki 25 n'iz'ukwezi kwa gatandatu, nibwo umurambo we uri buze gushyingurwa. Ariko hatangajwe ko umurambo we mu gushyingurwa haraba hari inzego z'ubuzima, nta muntu wemeye kwegera uyu murambo. Baraza kumushyingura rero ku karubanda, abaturage bose bareba. Kandi ikindi, abaturage basabwe kuzajya babona ibintu nk'ibi biri kuba bagatanga amakuru. Nimbona umugabo ari gusambanya inka cyangwa gaca ku muntu uri gusambanya inka, nyaboneka atanga amakuru. Buriya gusambanya itungo nacyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Abaturage babwiye polisi yuko bino bidasanzwe baho mu kano kagari kabo, kandi ari n'ubwa mbere bibayeho, bityo rero nta muntu muzima buri ujya usambanya inka. Uyu mugabo yari asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe. Umuturage umwe yatanze amakuru avuga ko uyu mugabo yari afite ikibazo cyo mu mutwe, ahubwo yigeze kujyanwa mu mujyi wa Kigali nk'ahazwi i Ndera afite uburwayi bwo mu mutwe, ajya kuvurwa arakira, aza gusezererwa arataha. Bityo rero abaturage bavuze ko bishobora kuba ari indwara yari afite igarutse yo mu mutwe, kubera ko ngo n'ubundi mbere nabwo yari asanzwe asambanya amatungo
ngo akanirukanka ku muhanda arwana, bityo rero aza kuzanwa ku bitaro aravurwa yongera aragaruka. Bityo rero ubwo bivuze ngo gusambanya amatungo bivuze ngo ni cya kibazo cye cyo mu mutwe cyagarutse, kubera ko ngo bari baragiye kumuvuza ibingibi bitakimurangwaho, kubera ko ngo urupfu rwiwe ntabwo turamenya ngo ese ni inka yasambanyije yamwanduje indwara. Urupfu rwe ntabwo gizatangazwa ngo icyamwishe ni iki. Gusambanya inka benshi bari kumva yuko ari byo byamwishe, abandi ati yari afite uburwayi bwo mu mutwe, abenshi nibyo ngibyo bari kwibaza. Ariko amakuru ya nyayo abaganga batanze bavuga yuko yitabye Imana, kandi ikindi babuze indwara arwaye, niyo makuru abaganga batanze. Bityo rero uyu mugabo araza gukingurwa uno munsi ku itariki 25 n'iz'ukwezi kwa gatandatu. Nguko rero umuryango we usigaye mu gahinda n'amarira, dore ko umugore n'umwana bari bafite, umugore n'umwana basigaye. Umugore avuga yuko umugabo ariwe wahahaga bakarya, bityo rero nta bushobozi buhagije yaba afite bwo kuba yatunga uyu mwana. Bityo rero arasaba ubufasha abayobozi. Abaturage bamwemereye yuko bagiye kumuba hafi igihe cy'iminsi mikenya nawe azishakire ubundi buzima, nashaka azishakire undi mugabo. Aracyari muto uko afite imyaka 28, bari bafitanye umwana w'imyaka 3, bashakanye afite imyaka 22. Bivuze ngo rero urumva yuko uyu mugore yarakiri mutonya cyane. Bivuze ngo abaturage bavuze ko bagiye kumufasha mu gihe gitonya cyane, umwana wabo akegera imbere cyane, ndetse na leta ikamufashaho, ubundi nawe agashaka ikindi cyo gukora. Ni inkuru rero nziza cyane, ni inkuru yashimishije abaturage kumva ko uyu mugore agiye gufashwa. Nguko rero Imana ibarinde, Imana ibahereza ubuzima buzira umuze. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ibarinde, Imana ibahezagire. Wewe wakoze subscribe nongeye kukubwira yuko uri uwo agaciro. Amakuru nakagaruka, nitwaga Kidasamura, urw'inkoro bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.